twongeye kubasuhuza abakunzi ba The Vibes Triple Rwanda. Tugiye gutangira inkuru yitwa Amaraso si amazi. Duherukana Honore abwira mama Juliet ndetse na Juliet ko ari we mwana wabo Junior. Ese babyakiriye gute? Honore na Juliet barishimye cyane, naho mama wabo we byaramurenze, kuvuga biranga, ahobera Honore yanga kumurekura, arakomeza ararira cyane. Juliet yarishimye bitavugwa, maze abwira Honore, mwana we Honore, ubu njye ndumva byandenze. Nanjye kabisa anangira umva ni ibyishimo of course, gusa byananshimishije kuri ndande kubera ko tubimenye tutarabana ibaze, none iyo tuba twabanye tu ariko bari so ndende kabisa. ndakumva Honore, burya amaraso nagara amazi. Juliet, uvuze ukuri ni ukuri, birandenze nanjye, siniyumvisha uburyo umwana wanjye yaba akiriho. Honore, kuko wakuze hano uri umukozi utotezwa n'uriya muhungu ngo ni Junior. Honore, ntabwo mbyumva, kuko mushiki wawe ukuntu yagukundaga, yakwitagaho, akavuga ngo dufite umukozi mwiza, yari amaraso yo umwana wanjye, muhungu wanjye. ndakumva kabisa. Nkibyumva bwa mbere nyine byabanje kuntungura, nanga no kubanza kubyemera, ariko ubu kabisa ni ibyishimo kweli. ni ibintu byiza cyane rwose. Ni Juliet, kiravuba uhamagare papa wawe se, none sinzi aho turi buke. Honore, ndashaka kunyereka wa mama wawe, mama wakureze, tumushimire. Sinzi icyo namwitura, usibye sinzi nako. Hamagara mama wawe na Juliet, hamagare papa, muze twishime, umwana wanjye yagarutse. Sha mama, numva nukuri ndabikora. Mama, cyagiye Agape yari yaranze kubyakira ko yaba ari musaza we, none njyewe mise mbyakira buriya nyine ikintu cy'ukuri. Iyo oh my god, ndumva byananiye kubyakira. We mbonye musaza wanjye nkunda, nishimira Honore. Mbega ibyishimo mu muryango, barishimye cyane, barize amarira menshi, gusa hagati yabo hari harimo urukundo rwinshi cyane. Bahamagaye mama Honore wamureze, ndetse bahamagara na papa wabo, maze baricara barishima. Aho Agape yari ari kuhira indabo z'iwabo, ari kwiririmbira, ubona ko akeye mu maso. Ako kanya mama we yahise amusanga aho yari ari. Agape, vayo hano, ndabona izo ndabo uzitayeho. Umva, nashakaga ko tujyana tukajya gusura mama wa Honore, kubera amaze iminsi atameze neza. Oh mama, maze nukurungejejeho igitekerezo nanjye nifuzaga. Muri ako kanya Agape, Juliet yahise amuhamagara n'ibyishimo byinshi cyane. Agape sheri, bimeze bite? Mana we, mva none uyu munsi mufite story se, niba uyigura Emilio simbizi. Ubwo si iyo story ni iyihe koko umpamagariye aya masaha? Shamba bari bumbwire kuri telefone, kuko kukugeraho sinzi ko byabasha kuboneka aka kanya. Sha, subwo urabyumva ute ko Honore ari umuvandimwe wanjye? Umva winsetsa, abaye umuvandimwe wawe sute? None se ushatse kuvuga ko nawe uri murumuna wanjye? Ntabwo nabyumva. Oya shasheri, urimo urabyitiranya. Umva, ntabwo muvukana we nawe, ahubwo wovukana na Junior. Umva, ntibishoboka, ngomba gushaka Honore, akaba ari we nyibwirira. Agape yahise asiga mama waho, ntiyari arwiyambitse, ese yihuta yambara utumasaye, arangije arasohoka mu nzu ajya gushaka Honore. Ntiyiriwe anabaza Honore aho yari ari,
ahubwo yahise yihuta kuko yasaga nk'uwataye umutwe. Papa Agape yasabye imbabazi Papa Junior ubwo bari ku kazi, dore ko Papa Agape yari yarirukanywe. Papa Junior yamurebye mu maso aramwegera. Ibyo byose nabyumva. Asoma muze gusa urabizi unkuye hasi burya ahantu byari bigoye cyane, ntabwo byari binyoreye icyo gihe. Gusa ndagira ngo niba byashoboka twirengagize ibi twaciye mu by'ubuzarire kugira ntabwo burya nari nzi ko mushiki wawe yaba yarakuyemo inda. Burya iyo nza kubimenya rwose ntacyo nari gukora ngo mbihagarike ntibize kuba, ariko nyine birababaje ko nyine nk'abagabo burya tugira amakosa tutatekereje ku ngaruka ashobora kuzana. Gusa nk'umugabo ngusabye imbabazi rwose mbikuye ku mutima, kuko iyo mbimenya nari kubwiza uburyo hakiri kare sinari gutuma burya musore wanjye abana nawe iriya myaka yose narakuriye rwose. niko reka buriya nk'abagabo hari ukuntu twanabisoza ikibazo kigakemuka. Njyewe reka mubwirire wa mugabo, urumva njye nta kibazo na kimwe mfite mu kurera umwana, turumvikana neza. Ikintu cyambabaje gusa mwagize Imana nsanga umuhungu wanjye yarapfuye, mwagize Imana. Ariko nanone ngiye kureba nsanga umuhungu wanjye umusore wanjye amaraso yanjye, nsanga abo mu buzima bubi kuriya, meze neza, mfite buri kintu cyose, nirirwa ngabura abana ba rubanda nkaho ibyo ntabwo nabyemera. Ndabyumva ntabwo byari bikoroheye, ariko burya reka ahahise tuhasiga inyuma yacu, dukomeze dutera imbere, twiyunge nk'abantu b'abagabo, tunasagira agacupa. Yego burya ibibazo tubicoce, dukomeze dutera imbere. Papa Junior ariwe Papa Honore w'ukuri yahaye imbabazi Papa Agape ariwe Papa Junior. Nuko ku rundi ruhande twaje kubona aho Agape yari yicaranye na Honore, bari bicaye kwa Honore. Honore yari afite ibyishimo byinshi cyane bimugaragaraho mu maso. Nuko Agape aramwegera aramubwira, Honore, nizere noneho ko urukundo rwacu rugiye kongera rugasubira mu buryo. Byumva urukundo rwacu nyine rwatsinze ubu nyine no kubyina insinzi. Utumeze fresh kweli, urabizi tumaze guca muri byinshi kweli kubera ibintu by'amasano, sinzi stress zose nawe urabibona nyine. Ariko Imana yerekanye nyine aho kuri ubu tumeze fresh. Ahubwo ikindi kintu nibagiwe kubwira, rero twagiye kwa muganga baradupima DNA, banabasanga ni sister, nawe basanga uvukana na Junior Honore, ni ukuri ntabwo wakumva ibyishimo mfite muri aka kanya. None se Honore, uzakomeza kuba hano cyangwa uzagenda ubane n'ababyeyi bawe kwa Juliet? Rero twaba tubasaba ko mwadukorera subscribe kugira ngo dukomeze gusangira izi nyigisho zikubiye muri iyi nkuru.